uwugendera mu banzi ntagera ate wakwigira byose atari wowe uri kuri bombo n'iyo umwuka mpumeka ntacyo wantwara. Abantu benshi dufite inkovu zitabarika kuko twahoberanye n'amaboko afite ibyuma tutabizi. Gusa byaduhaye kumenya igihe cyiza gikwiriye cyo kuruca tukarumira ariko dukanuye, kuko uwugendera mu banzi ntagera ate ntazamura amaboko. Ibyo wakwigira byose atari wowe uri kuri bombo n'iyo umwuka mpumeka ntacyo wantwara. Dufite byinshi byo kuvuga ariko dufite bake bo kubibwira. Ugora ubuzima bwawe hari igihe aba ari kubuha icyerekezo. Iriya nyonjo ihora ikugambanira, hari igihe kugambanira bakakwirukana ukibwira ko bakujugunye, ahubwo barakwihutishije bakujugunye mu bisubizo byawe. Umugabo ugeze mu kaga asaba icumbi iwe. Burya ngo amage yarishe umugabo ibivuzo, kandi ibitwenge by'inkoko bishirira mu kwayura, agahanga k'umugabo gahuma katavuze. Ntugaseka hahise h'umuntu, nkunda kubibabwira ko wasanga ari ahazaza hawe. Iyi si rero ni ibitaro twese turwariyemo, ntawanywa imiti y'undi. Ijambo kuba imfubyi riraremereye kuko nta n'urihitamo, abenshi niko twisanga. Ariko byaba bibabaje kutibuka ku mutima w'imfubyi utanga uruhara rw'umusaza kumera imvi, kuko umwana w'imfubyi niwe muntu w'umunyabwenge nzi ubaho, kuko bazi ko nta muntu ajya guha raporo na birete ye. Imfubyi iryamana amarira ikabyukana inshingano. Imfubyi iryamana amarira ikabyukana inshingano. Nta mfubyi n'imwe iryamana amarira ngo ibyuka iri kurira gusa, ibyuka yirukana ijya gushaka ibisubizo. Hari igihe umuntu akura agasaza mu bwonko akiri muto, ubwonko bukaba bwarashaje, nta kantu ka kirazira reka ibi bireke akigira. Abenshi nibo bavuga ngo umutima w'imfubyi utanga uruhara rw'umusaza kumera imvi. Iki? Umutima w'imfubyi yego utanga uruhara rw'umusaza kumera imvi. Ni ukuvuga ngo umuntu utagira ababyeyi ntabwo ari we wabihisemo, niko yisanze. Uwiherereye ku ngata yawe yo kwikoreza, wiherera ku migozi ye yo guhambiriza. Uziherera ku ngata yawe yo kwikoreza, uziherera ku migozi yo guhambira. Bibe wini. Duhagarike ibintu byo kubana n'abantu b'amaburakindi. Umuntu najya mu mazi akarohama, ntabwo ari igihe cyiza cyo kumwigisha uko boga. Manza umukuremo, umwicaze ku ruhande, ukande amazi urebe ko asohoka, namara gutuza umubwire uti ubundi boga gutya. Ntabwo rero umuntu uri mu mazi warohamye ari igihe cyiza cyo kuvuga ngo dore uko kiri, ubwo se cyunamaga gutyo cyazamuye amaguru ashobora no gupfa. Manza umukuremo. Ubabaye ukenyereye ku nkovu ntukamuha amafaranga, kuko amafaranga ntabwo afubika umutima utitira. Mwumve bo agasebe kamaganya ugashima ubyutse. Agasebe kamaganya ugashima ubyutse. Ntekereza ko umuntu uri kuvuga ashobora kuba aka kanya yumva nta kibazo, ariko akabyumva abonye hariho umuntu uri kumwihumuriza akabibona.